sabizeze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisage n'ibikinga ngwino witabe wambari basohaje. turaza kugira ngo tuze kuza kubihuza n'amateka ya se wa Masamba. Ntekereza ko abana benshi bari hariya muri icyo gihe mu Burundi hariya akenshi ni wari umeze nk'ubahuriza hamwe. Ntabwo ari abana gusa, niwe muntu washinze ibintu byitwa itorero, niwe muntu wabizanye Sentore. Aka kanya ugiye kumutubwira yari umugabo umeze ute, yarangwaga n'ibikorwa bimeze gute? Sentore nifuje kubona umuntu muri babandi bandika nk'ibitabo ngo tuzahure tuganire. Nabona gukuramo igitabo cyiza cyane. Sentore nk'ibyo urabona nk'ibyo byo guhimba itorero, indirimbo n'ibindi nk'ibyo yarabikundaga cyane, yarabizi cyane. Mukakimenyi oya sinzi ko ariyo dufitanye, ntabyo nzi, ariko naramwumvise mu yango, ahubwo ndashaka no kuzajya kubasura rero ko wasanga ari mwene wacu. Nyamibwa yanyuze jambo nkundiro ngeze ijabiro cyangwa nkomere yombi kuwangabiye utikarame nanone azahora kwirahira ngayo. Yes, reka nongere ngo ikaze ukurikiye Muvunyi TV, ukurikiye Iris TV aho uherereye hose, uri mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Abantu bari mu mujyi wa Kigali nabo tuba tuzi ko badukurikiye 5 kuri 5. Abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza. Jado umuntu uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, abantu bari Masisi, abantu bari mu bice bitandukanye bya Afrika bose twayikaze uyu munsi, ndetse tubifuriza ibyiza no guhaba karonka mu bice bahagazemo byose muri secteur zose barimo. Hanyuma rero uyu munsi ni Iris TV koko ndetse na Muvunyi TV, tukaba dufite umutumirwa twabashije kwegera kugira ngo tuze kuganira. Akenshi na kenshi biragoye ko wavuga umuntu mukuru mu izina, nubwo abenshi bamuzi ntabwo tubuze kumubwira ngo amazina, ariko nanone kugira ngo umuntu abanze amenye ngo ninde tugiye kuganira, niba turi buhere kuri Sabizeze, niba turi bugire gute, kugira ngo twumvemo nibura ryajwi ko rikirimo, mwumve ko rikirimo. Ijwi ryaragiye na nyiraryo ari hafi. Ibyo mwarimu niba ari byo mwari mwizeye rero mukamuhamagaye abantu bose ngo bumve za Sabizeze, bashyiraho kasete naho ubundi. Ariko ibyo nabaririmbira ubu ngubu ntabwo ari bimwe n'ibyo bumvise. Ntacyo ariko nibura burya iyo umuntu atageze aragereranya. Ntabwo byakwiburiza, Sabizeze byasabiyogera mwana w'inkondo n'inkongoro mwana w'ibisage n'ibikinga ngwino witabe wambari basohaje. Jado harimo amagambo ngiye akomeye, amwe amagambo agiye ananira kuyumva ku buryo bworoshye, wenda ngize amahirwe muraza kutuganiriza. Mwana w'inkondo n'inkongo inkongoro, iki kinyarwanda ntago ni inkondo na kantu bashyiragamo amavuta yo kwisiga kera. Inkongoro urayizi, inkongoro y'amata. Umwana rero yarazwe n'amata bakanamusiga ayo mavuta, ibyo bavuga ngo byarazi inkondo n'inkongoro byamureze. ngo mwana w'ibiza, kugira ngo mwana w'ibiza w'ibisage n'ibikinga. Imyaka maze numva indirimbo, imyaka maze numva indirimbo, ibyo narinzi bihabanye kuko kuri umuntu aririmba indirimbo ajyanisha n'injyana yayo ariko atazi amagambo mu by'ukuri yayo. Jado bane wongera uririmbe bagatatu. Harimo amagambo akomeye cyane muri iyi ndirimbo. Ni umugani baciraga abana. Mwebwe mwavutse batagica imigani, baciraga imigani kugira ngo dusinzire, batawuca ntusinzire kubera ko wabimenyereye.
rero wari umugani nuhinduramo indirimbo ariko ubundi ni umugani wabayeho. ngira ngo Jado abarimo kubyumva bose bamajije kumenya neza wa mugani niba turi bujye bona igitaramo twindikirije aha ngaha nubwo ndimo kureba nyiri nkindi hirya hanze kuza kutuvugisha na barahari hari abarimo arumvira ateze amatwi gusa ababyumva rero bamajije kubyumva ko ni muzehe Muyango abenshi baravuga ngo ni Muyango n'imitari barubizi ko imitari ari abandi bantu atari muzehe ntabwo nari mbizi nanjye ariko uyu munsi naje kugenda nsobanukirwa byinshi by'umwihariko turi kumwe na muzehe aragira reka banza bidusobanuriyemo muri make noneho ratubwire kuko urumva abenshi iyo tuvuze ngo Muyango n'imitari twari tuzi ko ari ryo zina rye kugira ngo uzabwire abantu ko yitwa Muyango Jean Marie byari bigoranye ubu rero uyu munsi niyo mpamvu tugira ngo abanza dusobanure gake tumenye ko bamugana ni Muyango n'imitari ni Muyango Jean Marie mbese ubundi nanjye narabatijwe nturebe ngo ndi mukuru cyane ariko ndavutse baratangiye kubateza yitwa Jean Marie na Muyango imitari imitari n'abakobwa bashinze itorero mu Burayi mu Bubiligi hanyuma njyayo ngiye kubafasha ibintu byo gukora indirimbo zabo bashaka kuzajya babyiniraho noneho bakitwa imitari kubera ko ntashobora kwitwa umutari ntari umutari ahise bavuga Muyango n'imitari Muyango n'imitari kugira ngo nyine abantu batandukanye byakomotse twakoranaga nabo Muyango n'imitari. uyu rero ni muzehe Muyango Jean Marie niwe tugiye kuganira ikiganiro kirambuye tukamenya amateka menshi ajyanye n'indirimbo ze n'ubuzima yagiye anyuramo muri rusange ndetse n'umurage asigira abaririmbyi n'abanyarwanda muri rusange. Hagati ariko ino ndirimbo Sabizeze yaramenyekanye cyane yaje gukorwa mu mwaka buriya uraza no kumbaza imyaka amaze nayo yarakuze yarakuze nayo ngira ngo ni mirongo 86 na 7. Jado yari amaze imyaka mike yavutse muzehe n'umubone gutya nawe arakuze cyane muri 80 siko yavuze muri 80 yaba ari umwana yaravutse muri 80 yaba ari umwana muri 80 muzehe yakwitegereje yabibonye Jado muri 80 n'ubundi ngira ngo Jado nkuko wari ubikomojeho rero urimo uvuga uti duhere ku mateka ye nubwo bamwe tuzi yuko yakuriye mu Burundi aba mu Bubiligi aba n'ahandi hantu henshi hatandukanye ariko muzehe ngira ngo wavukiye mu Rwanda navukiye mu Rwanda ariko ngenda ni muto y'imyaka 2 ngira ngo nkorera mu Burundi ariko navukiye mu Rwanda wavukiye mu Rwanda kubera bamugani n'amateka y'igihugu n'ibiki byose uza kuba ngombwa kujya kuba mu Burundi ababyeyi niho bari twagiye twese ubwo mu kugera mu Burundi urumva nubwo wagezeyo ukiri muto ariko uko byagenda kose wamenyeye ubwenge kuko cyane cyane ibyerekeye abantu benshi bambaza n'ibyerekeye Kinyarwanda ururimi rw'Ikinyarwanda Kinyarwanda ntabwo twakiretse nakuze bambwira Ikinyarwanda mu rugo ibindi byose byo hanze mu ishuri ntabwo twabizanaga mu rugo kuko twari impunzi ariko zivuga ko zizataha tubara iminsi ntabwo twari tuzi ko tuzataha bamwe natwe babaraho nta nubwo twari tuzi icyo bivuze ariko abakuru babagaho babara ukwezi 2 ngo bazaba batashye bigatuma rero abana mu rugo bavuga ururimi rwanyu Kinyarwanda ya muzatahe mu kikiza nta mpamvu yo kwibagirwa ko ntitwagomba gutenda amahanga ku bwabo niko babyumva. Hanyuma gutangira umuziki wenda tubitware ku murongo kugira ngo uze kwivumburamo iyo mpano byari mu mwaka ukiri mu Burundi warugeze mu kigero cy'imyaka ingahe kugira ngo utangire gukora indirimbo ya mbere? Sinababujije iyo myaka ntabwo nari nabyanije ko si ukwihisha ariko no kwibagirwa warayibagiwe ni kera kuko nko mu biryo nageze muri 86 mbere nari mu Burundi naririmbaga nkamiriza ibyo gusa mu itorero ariko ntabwo twakoraga ibyo gukora muziki nyine usibye kwarusana amakasete twakoresha kasete icyo gihe zo kwiza indirimbo guha abantu kumva
n'abo bakobwa nizo babanje gukoresha noneho bashaka gukora indirimbo zabo barantumira njyayo gukorana nabo aho rero nibo twatangiye kujya muri studio muri uwo mwaka 1996 kuba hasohotse indirimbo za mbere. ngira ngo rero ibyerekeranye no guhamiriza umugani no kubyina turaza kugira ngo tuze kuza kubihuza n'amateka ya se wa Masamba. Ntekereza ko abana benshi bari hariya muri icyo gihe mu Burundi hariya akenshi ni wari umeze nk'ubahuriza hamwe. Ntabwo ari abana gusa niwe muntu washinze ibintu byitwa itorero, niwe muntu wabizanye Sentore. Yatangije abaririmbyi abantu benshi bari barumuna be bashiki be, hanyuma haza kuzamo n'abandi, noneho ibyo kuririmba biratimba bimaze igihe asanga agomba gukora n'itorero. Akora itorero ahereye ku bari barajya bajya i Burayi, bagiye i Burayi, intore bajyanye, noneho bakorana itorero. Ibi yatangiye ahantu hose, noneho ahantu hari impunzi batangira kumva ko bishoboka ko abantu bakora itorero intore, ariko ni Sentore wabitangiye. Niwe wabitangije. Ngira ngo rero uko byagenda kose mugani yarabitangije, ariko ntago bari hariya bose, ariko bagiye mu itorero kugira ngo rero iyo mpano babashe kwikubonamo, babone ko nawe koko mugani kubishoboye, kandi bize no kuza gukunda koko. Byatangiye gute niba ubyibuka neza? Ibyanjye ntabwo byari bigoye kugira ngo babibone. Mvuka mu muryango w'intore cyane. Niba hari amateka muzi, hari umuntu witwa Butera wabayeho cerebro wa Ntore, niyo ntore ya mbere yabayeho mu gihugu. Ubu se mukuru wanjye ntabwo rero sinabyize, nabambeshye yandi mu maraso kabisa. Umuziki turagenda tuhuza n'ubuzima rusange wanyuzemo, hanyuma noneho kuva mu Burundi ukerekeza mu Bubiligi, yari buruse cyangwa nababwiye ko ari babakobwa bitwa imitari bari barakoze itorero bari mu Bubiligi. Mu Bubiligi noneho bakajya badusaba bohereza amakasete y'indirimbo kugira ngo babyinireho. Noneho bageze igihe basanga bagomba kugira indirimbo zabo, bakajya muri studio bagasohora CD y'indirimbo zabo. Bashaka umuntu uzabafasha no kubajyana. Nuko nagiyeyo. Icyumvikana cyo rero n'ubundi urumva ko wari ushoboye cyane, kuko niba barabashije gutoranya muri abo bantu bose bari bahari bagahitamo wowe. Oya, wabyirutse ubahiga. Kubahiga ko byari ngombwa kuko nta mihigo yari iri icyo gihe, ariko ubundi ntabwo ari igihe wari uwa mbere. Batekereje Sentore nibo bagomba kujyayo, ariko urabona nyine ibintu by'ubuzima bw'abantu. Sentore yari umugabo ufite urugo n'abana, kumwimura ntibyashobokaga. Kugenda nabwo hariya bagomba kumufatira nk'inzu, ntiyaba wenyine, ugasanga bigoye ibintu by'i Burayi. Ubundi Sentore niwe bavizaga ko yajya kubafasha, kuko wenda wowe uri umusore rero kubera ko warisiga gukisanga. Nta kibazo n'abateraga, bashobora kundaza aho bashatse, bakangaburira igihe bashakiye. Ariko mu by'ukuri umusaza Sentore wenda wagize amahirwe yo kuba wabasha kumenya ibigwi bye cyane muri kiriya gihe ugereranyije n'ibyo twe twumva, twe tubyumva nk'amateka. Aka kanya ugiye kumutubwira, yari umugabo umeze ute, yarangwaga n'ibikorwa bimeze gute? Sentore nifuje kubona umuntu muri babandi bandika nk'ibitabo ngo tuzahure tuganire. Nabona gukuramo igitabo cyiza cyane. Sentore nk'ibyo urabona, nk'ibyo byo guhimba itorero, indirimbo n'ibindi nk'ibyo yarabikundaga cyane, yarabizi cyane, ariko urebye ntabwo abitangira, ntabwo ari cyo yabikoreye. Yabikoreye ko mu Burundi abantu bari barahungiyeyo, n'abantu batekerezaga ku buryo kuvuga ngo bazataha. Uko kuzataha bigira inama, bigira ibiganiro, bigira amakuru, barareba basanga ntako bazashobora kujya bajya kwicara ahantu ngo bakore inama,
abarundi batari gusobanurira abarundi izo nama n'iziki kandi batemerewe gukora politiki. Sentore ahimba ibyo byo kuririmba ko ari ukugira ngo batibagirwe umuco wabo. Abarundi icyo gihe ntacyo byari bibatwaye kuvuga ngo abanyarwanda barakora umuco wabo, bari bataratwanga, ati nta kibazo mujye mwiririmbira, ndetse bakabikunda, bamwe bakaza kumva. Barangira yagera bakabasezerera bati birarangiye tuzasubira ejo. Abantu bagenda, abandi bagatangira inama. yabaga n'umuyoboro wo kongera guhura no kuganira. Ibyo bafite amakuru bakabwira abandi, nuko yabatunze. Sentore akaba ahimba indirimbo bavuga ngo kuri 15 tuzataha. Izo ndirimbo z'abagabo 15 bagira bati Sentore ko tutataha. Atariko ni muzi ko bagahanga umugenzi kabiyagiye abantu twatumye muri none baragaruka, ariko kandi gutsinda ko baratsinze twirihangane kuri 30. Bahimba indirimbo yatunze impuza atyo kugeza igihe none ashyiraho itorero, biba none umuco ukomeye, abanyarwanda bose baraza. Tembo ibintu yakoze imurenze, sinzi niba we yarabyumvaga twe tutabyumva. Twe twaririmbiraga gusa by'abana, twaryoherwa, abantu bakuru baje kutureba bakadukunda cyane, bazi icyo tubamariye, twe ntituzi, turirimbira gusa. kandi bo barabizi neza ko ari bo umuyoboro, bari bazi icyo abo bana bamaze. Sentore wabo umuntu ashatse avuga ko uri umwe mu rubuto yabibye, umusaruro ari ubuto yabibye kandi rweze. hagati aho nagiye mbona n'abamukomokaho, harimo ba Jules Sentore, harimo ba Masamba Intore n'abandi. nakubwira ko se byo guhamiriza mu maraso, nabo kuri ibyo byabo ni mu maraso. Bariya kandi ni hafi. Nabona ko umuco wabakurikiranye ndetse n'izo mpano zirabakurikirana. navanye ku ruhande na rwa Muyango, ese arabagukomokaho abana babyaye cyangwa se abuzukuru kugeza ubu ngubu bari gukora mu mitanazi mu mitana ngo bigira abatanazi nado kinyarwanda cyane nawe bamufite umuhungu uririmba. Zarabyize akoze cyane nk'uko se yabikoraga. ibyanjye byari ibyanjye njye biranihariye rwose, nabigereranya kereka uzavuka. hari mu bana rero bamwe wa mugani nk'uko Jado yari arimo kubivuga bakomoka kuri Sentore. Nk'iyo urebye wowe uburyo Masamba akora umuziki, ubona bihuriye he n'ibyase? ntabwo ari kure cyane, gusa icyo Masamba afite kirenzeho ni uko ibye bisohoka vuba bikajya hanze. Indirimbo za Sentore n'ubu turacyazibitse. hari izikibizi zitazasohoka, byasohotse, byakoze. Umunsi umwe azagera ababikora indirimbo, ariko zirahari, zirazwi. naho Masamba bafite chance yo ko yafite arayisohora ikajya hanze. tukiri aho ngaho rero ngira ngo wa mugani iyo umuntu yahuye n'umuntu mukuru kandi usobanukiwe n'iby'amateka ndetse n'izindi ndirimbo za hambere, hari indirimbo kenshi twebwe nk'urubyiruko yagiye dutera akantu ko kudasobanukirwa neza. ubwo twari tukiri kuri ba Sentore ndetse na Masamba, indirimbo Rwagihuta ya Masamba, iriya ndirimbo ntabwo yavuzweho rumwe na benshi, igihe bamwe bavuga ngo hari indirimbo zirimo ibishegu n'ibiki byose batari ko twumvishe no muzo mwita gakondo nazo birimo. Bati Rwagihuta wakumva uburyo iririmbwa abantu ntibayivugeho, nibura nk'ayo mukuru kandi ubashije no guhura nawe, yagukuriye mu biganza, wa mugani akenshi yahimbaga, ubashije no gusobanukirwa, wowe wayumvishe gute? Ntabwo nayumvise. Ibyo mva ngo tunayumvise ntabwo nayisobanura, sinamusobanuje nta nubwo nayisobanura. Kuko burya umuntu w'umuhanzi yaje guhanga afite intaheraho, ukavuga uti kiye kuririmba uriya muntu uko ateye cyangwa imico ye, ibintu nk'ibyo.
ugira burya ikintu rero ariko byibuze mu magambo yigize abayigize rero iyo yumvise nk'uyu afite uko yasobanura n'uko yasobanura ntabwo nakubeshya ngo nagusobanurira Rwagihuta nta nubwo nabimubajije nta nubwo nzabimubaza. ese uri Rwagihuta ni ijambo ry'ikinyarwanda risanzwe rikoreshwa wenda twe Rwagihuta ari ikinyarwanda ntabwo murabona amasamba mu munsi umwe muzamusobanuza bubanga dufitanye gahunda nabyo nicyo kintu cya mbere tuzabanza kumusobanuza rwose ntimundenganye nawe ntiyandenganye ko ntabisobanuje numvise babivugaho amagambo menshi y'ibihuriro simba nkunda kwivanga mu bintu by'umuntu niwe wabyisobanurira ko ajya guhimba icyo kintu yari azi impamvu afite impamvu hari n'umukobwa numvise uvuga ngo Rwagihuta ni se kandi akaba mwene wabo na Masamba rero ntabwo byoroshye ngira ngo wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye ariko by'umwihariko muri izo ndirimbo hajya hazamo zimwe mu ndirimbo wumva ukunda cyane kurusha izindi wenda bitewe n'impamvu wumvise zarakunogeye amatwi se cyangwa se ubona arizo zari zirimo ubutumwa bukomeye ugereranyije n'ibyo ashaka kuririmba ni nk'izihe buriya izi ndirimbo zijya zikunogera zawe ku giti cyawe wahimbye kurusha izindi? indirimbo zanjye zikunda zose biterwa n'uyumvise ushobora kuyirutisha wowe ukambwira iyo ukunda nkakubwira impamvu ariko ubundi numva zikunda zose buryo nicyo washaka na message washaka gutanga ntabwo nayo nahimbye nyinshi buriya urugero wenda nk'indirimbo inkumburwa ujya kuyihimba byari byatewe n'iki wari uri mu mwuka? inkumburwa yari umukobwa umwe mu babandi b'imitari wabyinaga yitwaga inkumburwa cyari kivugo cye niwe watashye mbere adusize mu Bubiligi naramutumaga watashye ab'i Kigali umwobokarugamba umushumba w'ubugabo njye mba numva nshaka kumva urimo kukaririmba kugira ngo twumve uzi ko mwaje amajwi yarashaje ntacyo buriya abakirimo akantu umuntu ababyumva iyo muza kare rwose muri mwakerere igihe ni iki ni amasaha y'amavuko turagize indi bihumurwa mu bacu uratashya b'i Kigali umugokarugamba umushumba w'ubugabo uw'ingabo zitaganira za ntangamuganzanyo cyane ko ngako numva ijwi riri ariko siko numva riri ubu ngubu abantu b'abaririmbyi buriya dufite amabanga tubahisha nk'uburyo si ryo jwi ryayo sinaryo jwi ryanyu ibyo ni ibishakisha nagakubye urimo gukubitamo nze ngira ngo tukiri kuri izi ndirimbo zo hambere ndetse n'iby'ubu ngubu iyo urebye umuziki uburyo mwe mwawukoraga ukareba n'uburyo twebwe ubu ngubu turimo kuwukora ni ukuvuga ngo iyo wumvishe Nyirinkinda arimo kuririmba ukumva n'indirimbo zawe za kera uba wumva akiri muri wa mwimerere wa gakondo cyangwa se yamajije gutakaza umwimerere wa gakondo? gutakaza ntabwo ubanza nabivuga ntyo kuko bikiri ikinyarwanda. Yego kiri ikinyarwanda numva ko ntacyo hari ibyo batashyize byagiyemo ariko ntabwo yabitakaje kuko bikiri ikinyarwanda. nawe ugereranije ibyacu iby'ubu ari itandukaniro no mu kubikora biratandukanye. kuko twebwe uko twigishijwe kuririmba n'abatwigishije twakundaga ibyo bintu mwabihaga umwanya n'umutima niwo mwanya ahubwo wari uriho ibindi biza nyuma mwanya muke cyane ariko ibyo ngibyo ni umuco w'iwacu indirimbo z'iwacu dukunda gakondo ntabwo kabigereranya n'ibyubu. ahubwo bitumye nanjye nibaza ese mu bahanzi bubu bamwe twita bubu
bacu bagezweho bajya ugira wumva cyangwa se ukumva ko hari abagifite ubwo buryohe bw'umuziki arabagezweho ubu ngo barabugikurikira abagezweho ari uburyo baririmba ibyo bita injyana bise ngo ni injyana kenshi ugasanga atari ikinyarwanda usibye ko wumva ururimi avuga ari ikinyarwanda ariko ukumva injyana ni nk'ikigande ikinyekongo yashyizemo ikinyarwanda abanyamerika bakavuga ikinyarwanda ariko ubu watega amatwi ukazabyumva byinshi ukanabyumva bitinze ko ari ikinyarwanda ariko baririmba ikinyarwanda ubwo rero ni uburyo bwabo bimwe bavuga ngo bubu nta ngoma itagira bubu niko basanze biboroheye bitabavuna niko nabyita ntibagomba kuvunika bashakisha emwe ntibafite n'ababibaha natwe muvuga ntabwo buriya umuntu ukubwira ngo nzi ikintu akasubiramo kuvuga ngo ndakizi ni bake babivuga nkanjye sinshobora kuba muzi kuririmba sinshobora kubivuga kuko aho naririmbye nashakaga kurenzaho naririmbye kuri nivo yanjye aho ngeza ariko siho nashakaga numva ngashaka kurenzaho na n'ubu kandi ibyifuzo bihoraho ariko ufite ibyawe ugomba kurira ngo tujye nk'ubu indirimbo kuririmba natojwe na Sentore kuririmba nari mbizi kuva n'umwana iwacu mbibona twahuye mbizi ariko afite ukuntu yanyowe nk'umuntu w'umuhanga ariko sinashoboye kuririmba nkawe sinabishoboye kandi twarabangiye kinini nagize inzira yanjye ikomoka kuri kubye kubifata inzira yanjye ese igihangano cya Sentore buriya ukunda cyane ni ikihe Sentore ntabwo ntiwahitamo biragoye ntiwahitamo kuko icyo aririmbye cyose n'ubwo wamuha icyawe yagihindura iki ntabwo yoroshye nta kintu yaririmba ngo uvuge ngo bumvise bitaryoshye bishoboka oya twagize abantu b'abahanga nk'ubwo buryo hari undi mubyeyi batajya bamenya witwa Floyd Wera uriya muntu yamenye yaririmbye ukuririmbira ukumva n'ibyo uririmba wowe wabireka ukicecekera ugafana kabisa ariko abantu barimo baragenda bakura byo cyane wa mugani wa mubyeyi nawe rwose Jado tuzajye kumusura nawe muzashake ko musura nigeze kuri Musa barabinyemerera ahubwo nuko haciyemo iminsi akarwaramo ko nawe asigaye arwara izabukuru mubona akanya rwose abemereye muzamusure hari indirimbo waririmbye yitwa ni Karamuwangabiye irandi ni nayo ya nyuma mu ndirimbo za nyuma iheruka iyo byari bitewe n'iki nuko naririmba Guwangabiye nyine naririmba Guwangabiye Karamuwangabiye nko kucyegura nashimira Guwangabiye ninde nyakubahwa urumva yo iyi mu ndirimbo twagize umugisha yo kuba ari ya vuba no mu magambo yumvikanamo ariko itabuzamo kugenda uzimizamo oya ntabwo mu ndirimbo ze si yo yonyine harimo na Karame nanone ariko mu ndirimbo ze nta mizimizo yayo niyo wamo ngo y'abahanzi ngo yajimije amagambo batumva ushatse kuyumva ugatega amatwi ukayisubiramo urisobanurira nta kintu kijimije kirimo kuko ibintu birimo ni ibyo yakoze ntabwo nahimbye ntaba mbeshya reka ibintu yakoze ntacyo namuhimbiye ngo bimwe byo gukabya by'abaririmbyi reka Jado turirimbire kunyikiriza yayo wumve umusaza ari kumugora wenda mugora ariko buriya kugora umuntu usanzwe aririmba iyo buriya rega nuko ari imyaka n'umwuka ugenda wa mukeya
ku nyikirizo yayo wiki karamwangamiye. cyane mbyibuka arizo ntashobora kwibagirwa ariko akupfana kuririmba gusa arizo bya bindi mwambajije kare hanza ntabisubije nk'uko mwabishaka arizo nubaha cyane abo rero ubundi aho ngaho arizo nubaha rwose iyiza ku isonga wari nk'ihe ni nk'iyo urumva ko iyo ngiyo ntiwayibagirwa uko byagenda kose igihango gikomeye cyane ariko iyo urebye mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika ashimwa n'abantu bose ni intwari y'abanyarwanda ariko noneho by'umwihariko b'abanyarwanda bumvise akababaro ko kuba mu buhunzi babaye mu buzima bw'ubuhunzi bakumva ibikomere bahuye nabyo aka kanya nibo bakubwira amarangamutima mu buryo bwumvikana cyane cyane uburyo bamushimamo wowe ubundi umufata uti wamushima gute wamuvuga ute muri kano kanya namuvuga se atara kumusingiza gusa ko ari intwari yacu ariko noneho nta kintu intwari yacu gusa intwari y'izi ni intwari ya Afurika Afurika baramuririmba hose ntawe utamwumvise ntawe utamwifuza yari ari perezida wacu nimutamufata neza Afurika izamwijyanira perezida wa Afurika gusa twasigara heko kiza no kuba muri Afurika twaba tukirimo ariko byo niko bimeze ari ukuntu uvuga ngo iyi ntwari yanjye ndayivuga gutya na gutya no iyo mutekereza gutya na gutya ugasanga ugaragarije abantu nk'amarangamutima yawe mu by'ukuri ibyo nashaka kumva kuko kugeza ku rwego murimbira indirimbo bikavaho ikajyaho n'indi urumva ko hari uburyo bwihariye uburyo bwihariye nakubwira nuko nk'umuntu ashobora kuza ati kuko wumva wifuza iki ku isi wumva ukunda iki jewe niwe mbona imbere y'ibyo naba nifuza byose ariho afite amahoro natwe turayagira nanjye ndayagira ibyo mwifuriza ni byinshi cyane hari ibibazo rero ngewe iyo nahuye n'umuntu mukuru byo byanze bikunze ibibazo byose mfite by'amatsiko cyangwa se byo mbona naragiye mvugana n'abantu mu barashidikanya sinshobora kuhava ntamubajije keretse nawe yatabizi neza hari abantu bajya bavuga Rugamba Sipiriyani bakavuga amasimi n'amakombe bavuga ati ariko ziriya ndirimbo nta rwi rya Rugamba ribamo biriya bintu nibyo koko bavuga ngo byari amasimi bari abantu nibo baririmbaga ngo we yarandikaga ariko we ngo nta rwi rye ririmo hariya nigeze aririmba ibintu biraza kuba nka ya ndirimbo mwambajije ibya Sipiriyani nabyo ndabyumva n'umuhanga cyane mu wasizi n'umuntu w'umusizi ukurikije n'izo ndirimbo ahimba bikwereka ko ari umuntu yari umuntu w'umunyabwenge w'umusizi cyane ariko kuba kuririmba birashoboka ko ataririmba yarabigishaga bakaziririmba nanjye sindumva ijwi rye ritera cyangwa ryikiriza ariko niwe wazihimbaga zose urumva n'utuntu tugenda twumva tukumva abantu benshi barabivuga nibyo yahimbiye abantu benshi hari n'abo tuzi bandi bayahaye indirimbo ariko ngo ntashobora gutanga indirimbo atayiririmbye ntabwo ajya muri korali ngo aririmbe ariko kuyitanga aba yayibahaye noneho rero we yari n'umusirimu n'amanota yazi numva yabandikirana ariko kuba ataririmbagamo birashoboka kugira ngo ibya vuba rero byo turimo kwibuka ahangaha vuba hatari kera hari igitaramo mwari murimo mutegura kubera ngira ngo ibihe bya covid twari turimo kiza kumera nk'igisubitswe kiracyahari cyangwa se cyahise birangira ndibwira ko bitarangiye kubera ko nzi kuvugana n'abagiteguraga bambwira ko ngo babategetse kwandika haranditse barindiriye igisubizo ariko ko mbona ibintu byabaye nk'ibisubira mu buryo bafunguye buke buke n'ibindi bizaba igitaramo cyo kizaba ari ngombwa ntabwo nisararisha ntabwo bizahoraho ubu buryo tuzabona muze tukamubona kuri stage rwose iminota 30 40 50 isaha uzambona
ariko byabukeye bwaho nibyo ntamenya bukeye bwabo barabiririmbye ntabwo uzi bizakurikiraho byabukeye nibyo ntamenya neza uko bizaba bimeze ariko ubundi ibindi bizaba. hanyuma hari umwana w'umukobwa muri ino minsi uri kuvuga donc wagize izina bamwita Uwase Muyango. Hari abantu benshi bajya banatekereza ko ushobora kuba mu muryango wanyu ujya umumenya wabaye Miss Muyango Uwase niko yitwa umudamu wa Kimenyi Mukakimenyi. Oya sinzi ko ariyo dufitanye ntabyo nzi ariko naramwumvise Miss Muyango ahubwo ndashaka no kuzajya kubasura rero ko wasanga ari mwene wacu. mutarakurikirana ibintu byose agamije ngo Mukakimenyi byose barakurikiranye kuko ibisekuruza by'abantu akenshi ubusanga bibahuza mu mazina. Ushobora no gusanga abana ngenda yarekeza ko ushobora gusanga ari nka mushiki wawe cyangwa umwana wanyu cyangwa ariko izina Muyango ntabwo wapfa kuryita si abantu benshi si ukwirata ariko si abantu benshi baryitwa. Izina rikomoka ahantu ariko ni mu gisekuru cy'iwacu ko ni iwabo wa mama. ubundi iyo umuntu bamwitaga Muyango byabaga bifite ubusobanuro bumeze gute? Nasobanuje nararyihoreye nararyiswe gusa nararyiswe ndaceceka ntabwo nigeze nsobanuza ngo bivuga iki ariko baza bimwe mu bikuranga utajya ukunda kugira amatsiko cyane. Amatsiko burya bijyana no kuvuga batangiye kugira amatsiko menshi ugira n'amagambo menshi kuko urumva wa mugani ni cyangwa se akaba yumva byinshi bimwe akabitsinda akabyumva hari ibyo wumva bitari ngombwa. noneho rero ngira ngo Jado uko byagenda kose niba atubwiye ko arimo icyo gitaramo kirimo gutegurwa twizere ko abanyarwanda bagiye kongera kuryoherwa no kongera kumva ubugiye kuzazima. Oya ntabwo kubera ko hari abana bato babirimba neza w'abahanga ndimo kubivuganye n'inyinda kandeba urujisho ni nko gushaka kumbwira ariko ubu urawuzimya ni wowe wawuzanye ubundi ibyo uvuga nibyo abantu bose bafite impungenge kwibwira ngo bizashira ariko natwe nta wari uzi ko tuzabikora igihe cyacu. Twe rero twabikoze kubera ko twakoreye hafi y'ababyeyi babibayemo. Nk'uyo mvuga ngo byinshi urakubwira umuntu ukumbwira ngo umuntu uzi kuririmba nk'iby'abandi bose uko mbyumva kuko aho nashakaga sinahageze ariko ibyo twakoze ntabwo ari bibi. Abana bawe batoya benshi ni na benshi bariho babishaka ubu ngubu babisubiramo. Indirimbo zacu zimwe baraziririmba genda abona bitazazima usibye ko bimwe twavuga mu ngoma y'ubu agenda ashyiraho akubu nyine ahise igenda ituganisha cyane ko wa mugani ntekereza ko uramutse ushatse kuguma muri bya bindi bya kera kandi abo dufite babyumva ari abubu nta byagorana. Ubu rero noneho habaye ikibazo kitari ibanga abantu bose bitwa abahanzi b'abaririmbyi cyane cyane ntabwo bose ariko ari abahanzi nta nubwo ariko ari abaririmbyi ni isoko hari isoko ryo kugurisha indirimbo. Umuntu wese aritsamura ati nimushyire muri studio yakorora atishyira muri studio kandi byasohoka bikaza bifite injyana mukavuza induru mwese twaryoye ukuntu umuntu yakoroye we yakoreye twumva bifite injyana rwose ashyiraho muzike ye akiganirira nta kibazo. Iyo uteze amatwi ubutumwa bumwe na bumwe bujya wumva butangwa n'abahanzi turi kuvuga ngo nabubu mu njyana zigezweho z'iki gihe nta mpungenge wumva ugira ku bijyanye n'umusaruro bwagira kuri sosiyete cyangwa se ku banyarwanda bakibyiruka n'abandi bantu bugenewe.
ushobora kuzigira ariko ushobora no kutazigira ese uragira impungenge ibyo ahimba niba bijyanye n'imyaka afite aho bibwira sabo igihugu se ejo bundi sabo ngaho ahubwo vuga uti bishobora kuzahinduka bigasa n'ibyo Tanzania bigasa n'ibya Kongo bigasa n'ibya Uganda kubera ko niko kuntu batangira bitoza kuzabihindura bikagaruka mu kinyarwanda gusa ntabwo ibyo ntibyoroshye kandi bumva bagomba kureba ibijyana n'isoko ibigurishwa ntabwo bahimbira kubikunda ararimbira ko abikunda oya ni isoko barwanira baranguye mbese no kujya kurangura uba aka kanya rero uwakugira nk'umwe ufite mu nshingano ibijyanye n'umuco n'icyo ubona none wakongeramo ingufu cyane kugira ngo ibi bintu bitazagera igihe noneho bikaturangirana kugira ngo hari icyo nahindura mu byo bakora utese ukabahikize ababikora niba tubye hari n'ibyo utashimye ubihinduye se wamuha ibihe umuhaye ibyo utekereza akubwira ko ibyo bintu birashaje ibyo mu myaka yawe niko kubwira n'ibyo ariko n'ibyo mu myaka yawe gusa tuzaguma akakubwira ko hari iterambere rero ni iryo yo kwiganirira agashyiramo muzike ye mu biganiro bye nuko bikaba umunyarwanda ahimbye ikintu cyiza akora mesaje ziratangwa muri ibyo biganiro byabo muri izo ndirimbo zabo barazitanga mesaje barazitanga nigeze kwibwira bya bindi umuntu wigeze kumva wa mbere nyakwigendera Jean-Paul we numvanye biriya nabyumva hari ibyo bibakwana byinshi bimwe ntubyumve ariko hari ibyo wumva kumva icyo bashaka ibyo bavuga ugasanga ari mesaje batanga ngewe rero ntabwo twatandukana nta kubajije mu bahanzi ubu ngubu dufite barimo kuririmba gakondo mu bana barimo kubyiruka ubu uvuga uti nibura uriya mwana yarimo kuririmba mbona ko ejo hazaza gakondo yacu itagiye kuzima cyangwa ikimiri burundu abana abarimo kubyiruka ubu ngubu ko bose mbaruta namenya mpera ku sinzi abantu baza bariho sinzi abantu mu bakiri urubyiruko ubu se mpere kuri Masamba waze n'umwana Masamba si byose nakubaza ndamuruta ariko ibyo ari byo byose ndamuruta hari aba Kalisa Karasira hari ba Nyir'ingabo hari iyi ntabwo numva indirimbo ariko ntabwo Nyir'ingabo rero wayumva nigire hino gato Nyir'ingabo vayo hano twakomeje kuvuga vayo hano muze ati ntabwo yari yumva indirimbo yawe vayo hano gatoya ibintu dukoreze mu vayo abanza kumva ndashobora vayo ngo twemeze ukuntu injyana gakondo itazacika banze bitwemeze ariko banze nasuhuze n'abantu ndabasuhuje bakwikije nabona icyo mvuga ndatekereka namwe umwanya nawe uguhaye da umva gashaka no kumva karashaka kubanza kumenya nyinyindi ninde ngo ntabwo numva indirimbo ye ariko ndashaka kuba atazizi sani na nyinshi azifite birenze ahubwo ndimubuza arema amaboko tugakorana indirimbo n'ubinyemerera ndabisabye abisabye si nk'aba se baje byararangiye nawe urabisaba nta jwi rikirimo ariko nanjye hari n'abirimbyi ivuga mbe banyarwanda inka ni y'urukundo si y'urwango kuko nshuti ntibaho yatugabiye inka tuva muri nyakatsi Yesu waguhaye amata yakwima iki kindi shatse nagereza mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza umuhanzi namwumvise afite indi ari indirimbo yamenyekanyeho cyane mugabiye urukundo ngiye mba nzizi zose nari mvuye guhiga mfite umuheto nari nyuye umuhigo niziwe ariko mfite icyaka cyandembeje nshaka akagezi hafi ngakabura ninjiye mu rugo ntangamwara muto yo gusaba igishirira ngo ntekere itabi umukobwa w'umutima yandamije amata ngaruka ibuntu
muzehe tuzajya nyama ngaho gusa ibyo mwabazaga mwamwizaniye urukundo mwari w'umutima nyemerera ngo mwabazaga ngo ibintu bizacika mumugendana ntabwo twakwemera ko reka ntibikunda urubuto mwabibye ntabwo byakunda kabisa urumva Nyirinyi urabyumva gute kwicarana na muzehe Muyango ukaririmba imbere ye yenda mu kiganiro cya mbere uretse ko nubwo wanzanye nanjye utabimbwiye neza urabizi ko nakubwiye mu bahanzi nkunda ugisubireyo kuri ya televiziyo wakoragaho nusanga wa mbere navuze atari Muyango ubwo ndaba nsinze ubwo urumva ni umugisha aho bwita nampamagara nari kuba ntabwo byari gukunda nanjye urabizi ko mbanguka ubu ko byari kugenda kose ntabwo nari kukureka cyane ndagushimiye kandi anezerewe cyane nta byiza byasumba ibi ndumva aribwo bwa mbere nezerewe bitewe buriya nari nteze amatwi ndi kumva ikiganiro ndanezerewe cyane birenze uko mbitekereza araba ari akarango baririmba indirimbo zabo ariko ntabwo kibe numva nta kintu bivuze ku buryo niyo umuntu yayisubiramo we ntacyo biba bigutwaye akayisohora nta kintu bivuze ikibi gusa ni ukwisubiramo akayisubiramo nabi cyangwa akayihimbiramo ibindi bintu bakunda arushe ibyo nakoze ibyo nibyo ubundi usanga atari byo ariko ayisubiyemo akayisubiramo uko ashaka uko azi kuririmba ntacyo byamubara Nyirinyi indirimbo ye ya mbere ukunda kuruta izindi ni iyi uzivuga Karamwanga aho rero uzamuka mu ijwi ryawe nawe ntabwo yabinyemereye kubera ko njye ijwi rya Sarayevo ubu ngubu nimwe niyambaza nyine ushatse wayiririmba nyemerera mbunyishe nyambi itatse raba nibyo nyamibwa yanyuze jambo nkundiro ngeze ijabiro cyangwa unkomere yombi kuwangabiye utikarame nanone azahora kwirahira ngayo igitaramo ntabwo gisohoka gutera kimwe twumva mvuga rugwabiza babisha umushumba w'umugabo ndirahira umukinzi ukingiye u Rwanda muransabiye duhanze ngo imudukomereze maze karame nanone ibindamutso ya twese mu gihugu ndavugakomeza ariko wewe igitaramo twakinikije ntabwo gihomuza twibukiranye twese bavuka Rwanda umugoboka rugamba ntawe atagabiye sibiza agatima impembero munyarwanda mfashe tumuhe impundu impimbara abafozi yarukumbuye gutarama aho mwagiye muza mukandira murakwega kumbaza uri kuzana nk'aba baririmba ibyaje mubaza mukabisukura ego duhorana ibibazo bose muhora mubaza nagiye ariko nzagaruka kandi mubaza ibintu muzi nicyo kintu mubaza nk'abarimu mubaza ibintu muzi niko Jado ubutaha tuzaza nzagaruka muzanire na mama Ruwete nzamuzana nanjye Ruwete uriya ni komeye ntabwo yapfa kuza mu hano oya yaza rwose yaza buriya by'umwihariko njyewe ubundi abantu n'abanzi baba bazi ngo ndi umuhungu cyane uzazana na Cyosahara Cyusa nawe tuzaza hari igihe tuzaza hano muri uru rugo tuje gutarama gusa reka covid bayikureho gusa ubundi tuyikore ubundi turafungura amarembo Nyirinyi n'icyumva wakisabira muzehe Muyango kandi cyo numva nasaba Muyango kandi atwemeye ko igira umusaba ari bukemere cyo numva namusaba no gukorana nawe indirimbo n'icyo numva namusaba muzehe mukirije kuko naba nkoranye indirimbo n'umuntu nkunda nanjye numva ko ari zimwe mu nzozi n'ahazaza najya nawe nkavuga ngo nakoranye indirimbo n'umuntu muzehe uzi indirimbo bita ngo mwarakoze inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda bwira umuhungu abukoremo wundi niwe ubizi ko ari we yamaya Nyirinyi nyamuneka abasore b'umutima abakobwa b'umutima bamuzehe b'umutima bakadogo b'umutima izo ntwari z'inkotanyi zabohoye abanyarwanda
ega aribyo gihe ntajya amenya abana bo bose benshi baririmba kandi na neza kubera rero ko indirimbo zose ntabwo batinya kuziririmba ushobora kuririmba ukibwira ngo niye kandi atari yatanze icyifuzo icyifuzo se ko ubona covid nigenda ubwo hari n'ijwi rizagaruka n'iniga yo kanya baze nkore kiriya gitaramo nubona kigenze neza ukumva umwuka waje uzaze kurera mu gitondo ko naramutse nyine muzari cyataguhaye muri makeya uremerewe aremerewe it's a matter of time ni ukuri rwose nze turimo tugana ku musozo rero Jado sibyo ngira ngo ari impanuro rero watugenera twe nk'urubyiruko muri rusange ba nyirinyindi bakiri gusigasira wa muco cyangwa se bakikugerageza kuririmba indirimbo zirimo message zisa nk'izimwe mwatangaga bose ukabagenera ubutumwa tugasoza ubutumwa buragoye kandi buroroshye ubutumwa nabagenera ubu ntabwo ari mukuru cyane hari abaruta tuvuge niba tucyane banza aribo nabwira naho we ku rugero rwe barahari bariho begera ibyacu nk'uyu ntabwo nari muzi ariko urumva ahageze inama ubusa namugira nama ngo ntuzabireke yabireka sate yaratangiye ageze ahageze bishoboka cyakora ahubwo namushimira kuba yarafashe umwanya ari muto ntajye mu bindi bintu birahari byinshi birangaza abato agahitamo kuba ati yewe yemwe umuco wacu akaba afite indirimbo imwe ebyiri eshatu yicara agahimba agashakisha biravuna iyo bazibona ziri hanze ntabwo bamenye ukuntu umuntu aba yavunitse ayihimba wandika usiba cyakora babo banza abo bucyo baturusha ntabwo bahimba nkatwe mugendana akubitamo ijwi yaryumva amanota akaza ntabwo bakora nkatwe naho twebwe utekereza ijwi natwe twamenye ubwenge kera baratekerezaga akaba ugeze mu gitondo ryajwi ry'ejo nari mfite nimugoroba ryagiye gushaka amagambo gushaka ryajwi karibu kubera rero umutwe uririmba burya kugira ngo igenda igaruka akavuga iby'umagaragaza ariko bigaruka nk'uko ibya mbere byari bimeze byaba bisa ni hafi ugapfa gufata ibyo ariko ubu aha sisiteme natwe dukoresha iyo wumvise ijwi ukumva bijyamo kanda muri record mu gitondo kumva akantu ukenekera abanza kuyobora gushakisha ko nta jambo riba ririho wari igishinwa ariko wabyita abantu kubishima cyawe aza kubyumva Jado turasoje nyine turimo dusoza ku musozo rero ubu niwe ugiye kudusoreza na runyenyeri icyampa imbyeyi yujuje nkayigabira inkotanyi kikampa abana b'ibisage bagakura bitwa inkotanyi nanjye nzaba intware ndishami ry'inkotanyi ndageze aho ngaho harabaye ubije muzehe yaryohewe ariko mutarekera muzehe reka dusoze ikiganiro arakomeza kuririmbira inyuma ya mikoro n'inyuma ya kamera Jado nshimira abantu rero by'umwihariko ndashimira cyane umusaza waduha umwanya kugira ngo tuganire iby'agaciro ni byinshi tuba tumenye ikindi kandi tuba twongeye kugirirwa ubuntu bwo kugira ngo abantu benshi badukurikira bongere bakubone nanone bumve ko ugihumeka umeze neza turagushimiye cyane reka dushimire n'abadukurikiye by'umwihariko abakunda ibiganiro dukora banadukurikira mu buryo buhoraho nyine tumushimira duherekeje nawe
biranga rero umusaza mwese ndabashimiye cyane. Jado tubwire abantu bose babakurikiye Muvunyi TV cyangwa se abakurikiye Iris TV wari wakora subscribe abanza yikore kugira ngo bino biganiro byacu ajye basha kwibona umunsi ku wundi byanamuryohera bisharing henshi cyane hatandukanye umusanzu wabo nawo turawukeneye kugira natwe twaje gutera imbere. Murakoze cyane tubashimira cyane na muzehe rero kuri akanya yaduhaye nyine nkindi wakoze cyane tunashimira Emerie cameraman bo wadufashije kubyumuharira kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka bigaragara neza.